Hello family and friends, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Nawe utameze neza, impore biraza kugenda neza. Nongeye kuguha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro cyiza cyane, ndabizi muri bugikunde muri benshi. Niba ari ubwa mbere uje kuri channel yacu, wibuke gukora subscribe. Ese wari uzi ko burya Imana yaremye umuntu afite umuco umwe, ariko umuntu amaze gucumura abantu bagize imico 9 itandukanye, niyo tugiye kurebera hamwe. Ndabizi muhise mugira amatsiko menshi cyane iyo kumenya iyo mico ngo ni iyihe. Bana nanjye ntunge kure. Tugiye kurebera hamwe umuco wa mbere, turahasanga abantu bahuje imico n'igitagangurirwa. Kabiri, turi buhasanga abantu bahuje imico n'imbwa. Gatatu, turahasanga abantu bahuje imico n'intozi cyangwa se umuswa. Kane, turi buhasanga abantu bahuje imico n'injangwe. Gatanu, turi buhasanga abantu bahuje imico n'akanyamasyo. Gatandatu, haraza abantu bahuje imico n'isha. Karindwi, turi buhasanga abantu bahuje imico n'inguge. 8, turahasanga abantu bafite imico ihuye n'iy'intare. 9, turi buhasanga abantu bahuje imico n'imvubu. Abantu bose bari muri ibyo byiciro uko ari 9, bafite imico ihuje n'iyo nyamaswa. Noneho rero tugiye kurebera hamwe abantu bafite iyo mico icyo bisobanuye, cyangwa se turebere hamwe imyitwarire yabo. Tugiye guhera ku ba mbere, ari bo bantu bahuje imico n'igitagangurirwa. Turasanga abantu bahuje imico n'igitagangurirwa bashyira utuntu twabo kuri gahunda, batunganya ibintu byabo neza, bareba kure. Abantu benshi uba usanga babibazaho. Gusa ni ba bantu barakazwa nuko nta kintu gihinduka mu buzima bwabo. Ahora ashaka gukora neza. Abo ni abantu bahuje imico n'igitagangurirwa. Kabiri, turahasanga abantu bahuje imico n'imbwa. Abantu bahuje imico n'imbwa bagira gufasha cyane. Nk'uko usanga imbwa yitangira shebuja. Barangwa n'urukundo, ntibakunda gusaba. Gusa ntabwo agaragariza abandi akababaro ke. Agira ubwoba bwo kugira uwo yabwira nabi, ndetse akagira ubwoba bwo kubwirwa nabi nawe. Gatatu, turahasanga abantu bahuje imico n'umuswa cyangwa se intozi. Niba abantu bakora bataruhuka, ntibita no ku kwambara neza. Gusa atinya gusubira inyuma. Abakozi be abagira nk'abacakara. Arizera cyane. Gusa agira ikinyabupfura. Ntajya agaragaza ibibazo bye. Ariko uzasanga ari ba bantu bakundwa cyane. Tugeze kuri 4 ku bantu bahuje imico n'injangwe. Ni abantu bagira isuku nk'injangwe. Uba usanga basa neza. Ahorana ikinyabupfura gikabije. Agaragara nk'uwirata. Gusa aba yumva ntawe banganya ubwiza. Agira akarimi keza, ariko uzasanga agira n'ishyari. Aba ashaka kubaho atavunitse. Uzasanga ari wa muntu uba ushaka kujyana n'ibigezweho. Ariko ni ba bantu bakunda gusabiriza. Ubuzima bwabo bwose aba yumva yasaba buri muntu akantu yifitiye. Twagiye kuri 5 ku bantu bahuje imico n'akanyamasyo. Ni ba bantu bakunda gutekereza cyane, uzasanga ubwonko bwabo buhora bukora. Bakora icyo batekereje, bakunda kuba bonyine. Babika byose, ntagira ubuntu, yewe n'igihe nta gitanga. Ni ba bantu babika utuntu twabo ku buryo n'igihe cyangwa se umwanya we adashobora kuwuguha. Atanga ibitekerezo bizima, ariko ntibapfa kubitanga. Ni ba bantu uba usanga bafite ibitekerezo bizima, ibitekerezo byiza byubaka, ariko ngo ntibapfa kubitanga. Kandi agira ubwoba bwo kugira icyo yatakaza mu bye. Tugeze kuri 6 ku bantu bahuje imico n'isha. Niba abantu bakunda kubahiriza itegeko, ni abanyamahame. Ni ba bantu bagendera ku murongo. Ni ba bantu uzasanga utuntu twabo twose turi kuri gahunda, ndetse n'ibyo bagomba gukora byose biba bipanzwe.
Twagiye kuri 7 ku bantu bahuje imico n'inguge. Aba ni ba bantu bakunda kwemera ibyo umuntu ababwiye byose. Bakunda gusahinda ndetse no gusakuza. Ahora aseka. Ntiyemera gutsindwa. Kumushuka biroroshye. Agira imishinga itagaragara. Ntabwo yigenzura, akora nk'iby'abana. Twageze ku 8 ku bantu bahuje imico n'intare. Abantu bahuje imico n'intare ni abanyamahane. Ni abantu batavuguruzwa. Bashaka ubutegetsi. Bagira imbaraga, ntibagira amagambo menshi. Uzasanga ari ba bantu biyizera. Gusa abanengwa n'abandi. Agira umujinya cyane ariko yubahwa kubera igitugu. Tugeze ku 9 ari nawo muco wa nyuma. Abantu bahuje imico n'imvubu. Turasanga abantu bahuje imico n'imvubu biha amahoro adafite akamaro. Ntibita ku bintu. Ni abanebwe. Ntiyibwiriza. Iminsi yose kuri bo irasa. Akunda ibintu nyaburanga. Gusa iyo ibintu bikomeye ntacyo bimubwira. Nshuti zanjye, bakunzi bacu, nizere yuko iyi mico uko ari 9 mwayikurikiranye. None se nkwibarize. Ndabizi wisuzumye. Yose wayumvise. Ese wowe usanze uhuje imico n'iyihe nyamaswa? Niba wishimiye iki kiganiro, ntugende utanditse muri komenti ngo umbwire uko ubyumva. Mwakoze kubana nanjye, ndabashimiye mwebwe mwese mubana natwe umunsi ku wundi, mwebwe mudushyigikira, mwebwe muhora muduha ibitekerezo byanyu kandi bitwubaka, ni ukuri ndabashimiye. Nkwibutsa gukora subscribe, wowe utarayikora, nawe wayikoze, ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Ariko ntiwibagirwe gukanda ku nzogera, kugira ngo igihe cyose dushyizeho video nshyashya ujye utubona notification, hanyuma video uyirebe mu ba mbere.